nitwa Nganje Marie Suzanne, nkora mu ishami rishinzwe kwakira abatugana. Mwatubwira abadukurikira RSSB kugira ngo bashe kumenya serivisi itanga, bityo hari ibibazo bimwe abantu hajya bibaza, nibyo twagira ngo nabyo muze kudusobanurira, ariko mbe na mbere kugira ngo tubaze ibibazo reka abantu banze kumenya RSSB n'ibyo ikora. Murakoze. RSSB ni amagambo ahinnye y'icyongereza avuga Rwanda Social Security Board. Mu kinyarwanda ni ikigo cy'ubwiteganyirize mu Rwanda. Ni ikigo cyavutse muri 2010 hahuzwa cyahoze ari Caisse Sociale du Rwanda ndetse na Rama, Rwandaise d'assurance maladie, yari ifite mu nshingano ibyo ku ishami ryo kuvuza abakozi ba leta ndetse n'ibigo byigenga baba babisabye. RSSB rero yagiye ikomeza kwaguka muri 2015 leta yayongereye gucunga ishami ry'ubwisungane mu kwivuza mituweli, ndetse 2016 iza kongera mu nshingano ifite irindi shami ryo kugoboka ababyeyi bari mu kiruhuko cyo kubyara. 2018 nibwo leta nanone mu kwezi kwa 12 yayihaye nanone inshingano yo gucunga ishami ry'ubwiteganyirize bw'igihe kirekire rizwi ku izina rya Ejo Heza. RSSB muri make ni ikigo gifite inshingano zo gukusanya imisanzu kugira ngo bagoboke abateganyirijwe muri ayo mashami twagiye tuvuga, bishingire ibikorwa by'ubuvuzi bitangwa n'amashami twavuze ari irya mituweli ndetse n'iryahoze ricungwa na Rama, rifasha abakozi ba leta n'abigo byigenga biba byabisabye bakabyemererwa, ndetse bifite inshingano yo gucunga no gushora imari ku biba byasigaye ku misanzu. Murakoze cyane. Uburyo bushya bwo kwivuza hakoreshejwe indangamuntu mu ishami ry'ubwishingizi bw'indwara buzatangira ryari? Ese hari abantu bashobora kuba bariyandikishije n'abatirandikishije bo bizagenda gute? Nagira ngo mutubwire uko bizagenda. Murakoze. Umushinga cyangwa se igikorwa cyo kwivuza hakoreshejwe indangamuntu n'ubu birakorwa. Ku kibajije ngo kuba batabiyandikishije cyangwa batariyandikishije ni ibintu bikorwa progressivement. ni ukuvuga ngo umuntu aramutse agiye kwa muganga ashobora gutanga ikarita ye cyangwa se nimero ye yo kwivuza n'indangamuntu, abakozi bahari bahera ko bakabihuza. Umuntu ashobora kubonera serivisi yaba aho hose abakozi ba RSSB bari ku mavuriro, ku mashami ya RSSB, birakorwa uko umukiriya hageze. Abana bobo nibajya bajya kwivuza bo bizagenda gute abana badafite indangamuntu? Ku bana badafite indangamuntu ni ukuvuga ngo hakoreshwa indangamuntu y'umukuru w'umuryango, niba ariko nayita, cyangwa se uwishingira wa muryango muri rya shami ricungwa ryo kwivuza. Iyo bayishyize muri system ni ukuvuga ngo itanga amakuru ku bantu bagize umuryango, kandi hagahera ko hakaboneka na nimero. Burya buri muntu wese n'udafite indangamuntu ariko burya afite nimero ye yo kwivuza. Iyo nimero rero ukavuga uti uyu mwana ni naka
umukozi wa RSSB abona iyo nimero y'uwo mwana akayishyira muri systeme ku buryo igaragaza uwo mwana n'ifoto ye, bityo umwana akashobora guhabwa serivisi. Okay. Ndumva biteguye neza cyane, nta abafite impungenge y'uburyo abana babo bazakirwa, ndumva bisobanutse, kandi tunasaba yuko nkuko mubivuze koko abantu batari yandikisha bagombye kubikora vuba vuba kugira ngo amakuru akusanywe ku gihe ntibakajye bagira ingorane bagiye kwivuza. Mfite ikindi bibazo twibaza bya mituweli. Abanyarwanda muzi yuko hari ibyiciro by'ubudehe bwagiye buvugwa ko ari bwo bugiye kuzakoreshwa, n'ubwo nifuza ko ari mwe mu bivuga. Abantu bashobora kwibaza se nibwo bushyashya nibwo buzakoreshwa cyane ni bwari busanzwe, kugira ngo abantu bamenye bagiye kwishyura mituweli bamenye barakoresha ubuhe cyiciro cyo. Murakoze. Ku birebana na mituweli n'ibyiciro by'ubudehe, ubu harakoreshwa ibyiciro byari bisanzwe, kandi umwaka dore aho ugeze abantu batangiye kwishyura no guhera mu kwa mbere, abantu bari baratangiye kwishyura umwaka mushyashya. Muri make turimo turakoresha ibyiciro byari bisanzwe. Murakoze. Muri ibi bihe turimo bya COVID-19, serivisi mwatangaga mbere zaba zigitangwa cyangwa hari imbogamizi mwamufite ubu? Murakoze. Uvuze muri iki gihe cya COVID, mu gihe cya mbere, ni ukuvuga tukijya muri lockdown, kuko twese twari tumeze nk'abafunze, byari biruhije, ariko hifashishwa uburyo bw'ikoranabuhanga. Ni ukuvuga ngo dushobora kwakira abakiriya binyuze kuri email ya RSSB info@rssb.rw. Dukoresha za social media, abanyuzeho nabo tukabona icyo babaza, tubaha amakuru, kandi dufite na call center ubu kuva saa 2 kugeza saa 11, nayo iba yakira abakiriya badashoboye kuza, abari kure nabo, kandi bagahabwa amakuru, bakayoborwa, bagafashwa mu byo bifuza. Aho lockdown ubu ngubu yabaye nkaho yoroha, za branche zacu hirya no hino mu turere zarafunguye, rero serivisi ziratangwa nk'uko byari bisanzwe. Hamase abantu baba barahuye n'ibyago bikomoka mu kazi, babasha kubonana na muganga wemeza uburwayi bafite? Yego. Keretse umuntu aramutse ari mu gace atemerewe kuba yagasohokamo ngo aze i Kigali, cyangwa se ku bandi aho muganga aba ari we ugomba kubasanga nawe haramutse bimeze gutyo, ariko ubundi ku muntu wahawe rendez-vous araza akabonana na muganga. Hari bivuga ko na serivisi mu gutanga attestation de vie nabo ku birebana n'abatanga ibyemezo by'uko bariho buri mwaka, burya nubwo akenshi baba babitanze mu mpera z'umwaka zirangira, mu kwa 12, mu kwa mbere, muri ibi bihe tuba twakira nkeya z'umuntu wibagiwe, mbese umeze nk'uwacikanywe, ariko nabo bashobora kuzitanga. Umuntu aho yiboneye arayitanga, yaba ari ukwegera ishami rya RSSB cyangwa se kuyohereza kuri email ya RSSB. Turimo kugana ku musozo, twagiye tubashimire ku bw'umwanya mwaduhaye, ariko turashaka ko mugira message mwatanga ku badukurikiye ndetse no ku bakunzi bacu ba HTV. Tukaba mbere na mbere tubashimiye ko mwatwakiriye,
kandi twibaza yuko n'ubutaha nitwongera gusaba umwanya muzawuduha. Nagira rero mutange message ku badukurikiye ku Banyarwanda bityo tugane ku musozo. Murakoze. RSSB ko igira serivisi nyinshi, umuntu yakangurira byinshi bitandukanye, ariko kuko turi mu ntangiriro z'umwaka wa mituweli, reka twibande kuri mituweli. Turashishikariza Abanyarwanda ko icyambere kugenzura ko bafite ibyiciro by'ubudehe. Umuntu amaze kumenyera ko afite icyiciro cy'ubudehe, akareba ko amakuru ye yose atunganye, bityo akaba yabasha kwishyura, yegera za sako aho ziri mu mirenge, ku bakozi b'irembo, abakozi ba mobikash, ahantu hose bagiye bari bakabafasha kwishyura, ndetse no gukoresha telefone bakanda akanyenyeri 999 urwego bagakurikiza amabwiriza. Ikindi ku bibazo dukunda kwakira bikunda kugaruka, wenda abantu nyine bakwitwararika mbere yo kwishyura umusanzu wa mituweli, hariho abantu bafite abakoresha ubundi bwishingizi mu miryango. Turabagira inama yo kubanza gutwara kopi y'ikarita y'uwo muntu ufite ubundi bwishingizi ku mukozi wa mituweli ukorera ku kigo nderabuzima, cyangwa se bakaba bakwegera ishami rya RSSB kugira ngo abo bantu hagaragazwe muri systeme ko bafite ubundi bwishingizi, bityo uwo muryango uhabwe amahirwe, uburyo bw'uko hishyurirwa abadafite ubundi bwishingizi. Hariho wavuga ati nagize ibyago nishyuye ntabanje kubikora, uwo nguwo nawe ashobora kubikora nyuma, ubwo ngubwo nawe ashobora kwegera ishami rya RSSB nawe akabigaragaza kugira ngo babashe kumufasha, bityo amafaranga yishyuye ajyane n'umubare w'abagomba kwishyurirwa koko hashingiwe ku bw'undi bwishingizi buhari. Ikindi ni abantu bashobora bagira ibibazo by'indangamuntu ikayita cyangwa se mbese igahinduka, ariyo yari afite mu budehe si afite uyu munsi kandi arashaka kwishyura. Icyo gihe nawe tumushishikariza ko nimba indangamuntu yahindutse, mbere y'uko yishyura nagenda abanze yegere akagari, kuko niho amakuru arebana n'iby'ubudehe bibanza gukosorerwa. Indangamuntu ye bayitunganye, nibamara kuyishyiramo noneho agende yishyure. Nawe byaramutse bibaye nyuma yuko yamaze kwishyura kandi nyuma azakenera kwivuza, icyo gihe nabwo tumugira inama yo kwegera ishami rya RSSB, yaba kuri centre de santé ndetse no mu turere, nawe bakamufasha kugira ngo ayo makuru ashyirwemo. Nagira ngo tugushimire Madame Suzanne Nganji kubw'uyu mwanya mwaduhaye, natwe badukurikiye. Nagira ngo igihe cyose mushatse kumenya amakuru yabo twasuye, yabaduhaye ibiganiro, mwakora subscribe. Ikindi nimero yacu mwadushakiraho iri kuri screen. Nagira ngo na RSSB ifite na email nkuko babitubwiye, ndetse na website yabo. Nagira ngo amakuru yose mwamukeneye ajyanye na serivisi zindi baba wenda batavuze, mazirebera aho ngaho. Murakoze cyane, naho ubutaha. Merci.